anajua kuabudiwa ila Bwana Mungu wetu. Niwe wenyine Ndiye pekee ukwiye gukomerwa mu anastahili kupiga vigelegele. niwe wenyine Ndiye pekee ukwiye kubyinirwa, anastahili kuchezewa. niwe wenyine Ndiye pekee ukwiye kuvugirizwa. anastahili kupiga shangwe. Abanyacyubahiro Wenye heshima wote bari hasi, yuko chini, ariko Uwiteka Imana lakini Bwana Mungu yuko juu. yaravuze ati Alisema eti icyubahiro cyanjye heshima yangu sinzagisangira nawe, sitachambia na Mungu, kuko ndi Imana kwa kuwa ifuza. mimi niko Mungu mwenye wivu. Imana ifuza Niko Mungu mwenye wivu juu ya heshima yangu. uwo ari we wese Yeyote atakaye kutafuta na anayetaka Imana Mungu niyo nyiracyo. ndiye mwenye naye. Imana yacu Mungu wetu apewe sifa katika Yesu Kristo. Katika muda wa shukrani, ishimwe shukrani Chantal mama Nshimiye, dada wa Chantal yani mama Nshimiye, tunashukuru Mungu ikinguye kwa amateraniro mkutano aba nteranye kandi igaha akona umwana wanjye kusaidika akazi, kupatia mtoto wangu kandi kazi. mfite n'ituro Tena niko na shukrani ya sadaka. Amen. ashima Imana kubona nawe muri ayo materaniro. Nashukuru Mungu naye kuishona ndani ya mkutano. Naye kuna anafunza agaciro unawaza si andamani. kubona nanjye ntera Kuona nami ayo materaniro. ndani ya mkutano. Imana yacu icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa katika Yesu Kristo. Mushiki wacu Nzayinambaho Dada Zainaba, nshimiye Imana yaturinze nashukuru Mungu icyumweru cyose, Ijumaa yote kandi ikaba yararuhuye na kuona amahoro. aliweza kupumzisha dada Profi salama. Ishimwe mu izina rya Ashukuriwe katika jina la Yesu Kristo. Frere Eritiye ndashima Imana Ndugu Eritiye anashukuru Mungu kwa kufungua mkutano y'uyu munsi ya siku ya leo. y'uyu mugoroba nkaba nyabonetsemo Na kuwa nami napatikana ndani. igaha Provi umwana muzima. Iyo Mana yakoze byose Mungu aliyefanya ile yote apewe sifa katika Yesu Kristo. Esther Mama Chance Esther yani Mama Chance nshimiye Imana ikinguye amateraniro nanjye nkayabonekamo. Ninatamani sana. Hari benshi Kuna wengi uyu munsi wa none siku ya leo bifuje gutera wanatamani kusanyika. Imana yabishoboye. Wewe kuna Mungu anakuwezesha. Nishimira Imana. Wewe nashukuru Mungu sana. Harabize atako Na wenyewe babyara walivikosa ila hawakuvikataa. mu Rwanda bafite agahinda gakomeye. Huko Afrika, Rwanda wana huzuni kabisa nguvu juu ya nini? Hawakusanyiki. Lakini sisi Turi nakakoze imbere na y'Imana. mamlaka ya Birishima mbele ya Mungu. Mungu. Data Rehema nshimiye Imana Dada Rehema ikinguye amateraniro y'uyu anafungua munsi mkutano wa siku ya leo. uyu mugoroba, Ya jioni. kandi kandi ikamukiza uburwayi Kuona aliweza kumponya magonjwa nari mfite, alikuwa nayo, akamukiza uburwayi bwamuguye nabi. alimponya ugonjwa kwa na Iyo starehe. Mana ayishimiye mu izina rya Mungu Kristo. anamshukuru katika Yesu Kristo. Njyewe nkera ndashima Imana Mimi ngera na yacu Mungu wetu ihabwe icyubahiro apewe sifa mu izina rya Yesu katika Kristo. Yesu Kristo. Nari mfite umuryango Niko na jamaa mu Rwanda, huko umukazana n'umukobwa wanjye na msichana wangu babyaye. walizaa. Imana ishimwe. Kandi ngo muyimuhere impundu. Tena mpatie Iyo Mana rero nituma batwita kule Mungu ndiye anaacha wanazaa, wanapata mimba wanazaa. Sasa binti yake na mkazana wake wanazaa. Kule Mungu ndiye anapatia shangwe. Amen. Ndiye pekee anastahili shukrani. Ndiye pekee anastahili kuabudiwa. Imana yacu Mungu wetu aliyefanya hayo icyubahiro mu izina rya Yesu apewe Kristo. sifa katika Yesu Kristo. Yajya yiganyira Yeye alikuwa na ariko nungunika ibyo yiganyiraga byose Imana
iyo Mana yacu ule Mungu wetu yaruhuye abo babyeyi alipumzisha wale akabaha abana bazima apatia watoto walio hai kurinda natwe kuchunga twese nasi sote bakundi kuboneka mu bikari bye turi bazima. Iyo Mana yakoze iyo mirimo yose alifanya zile kazi izina zote ryayo jina rihabwa lake yo lipewe sifa gushimwa ni wa yo kushukuriwa guhimbazwa. wa kuabudiwa Imana yacu Mungu wetu turayishimiye namshukuru izina sana ry'umwami wacu Yesu katika Kristo. Yesu Reka rero Kristo kubw'amashimwe ya shukrani n'indirimbo na nyimbo reka twinginge muri data ndizihiwe acha tumusihi ndugu ndiziwe ayobora isengesho aongoze ombi kandi ashyire n'igikoresho tena cy'Uwiteka atena Imana chombo kugira cha ngo Uwiteka Mungu Imana ndani ya vitanda vya maze Mungu twumve itangazo ndiye ryatuzanye tangazo mu letu izina ry'umwami wacu Yesu katika Kristo. jina la Yesu Kristo. turagushimiye Uwiteka Imana igira neza, izina ryawe riragutubaza. Nta wundi ukwiye amashimwe, nta wundi wakora ibintu nk'ibyo ukora, wowe ubasha byose, izina ryawe riragutubaza. Databuja bityo biragaragara ko uririmbiye kubw'indirimbo bagushima, uzakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana n'amashimwe yanditse databuja yaguhaye kubw'imirimo wakoze, watumye ababyeyi barwara babyara abandi databuja warabakijije, abari barwaye mwami Imana bageze imbere yawe bari kugushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Imana igira neza, igice databuja cyo kumva ijambo ryawe, igice mwasitani araturwanya cyane, akazi kariho dukirizwa, akazi kariho tubonera ubugingo. Ndagusabye ngo mwami umanuke bigaragaza muri iri teraniro, umukozi wawe umufate, navuga agusishwe nawe databuja gushyira mu kirere kimwe cy'umwuka kugira ngo tubashe kumva iby'umwuka mbere y'amatorero. Mwami Imana igira neza, yemera peresanse yawe igaragara twirukane duka muri yose turabitanga mu izina rya Yesu Kristo, kuganza kwawe kugaragare muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tutasimama kwa ajili ya kusoma maandiko. Kitabu cha Petro Kitabu cha Petro wa kabiri ya pili igice cya mbere kipindi cha kwanza umurongo wa 19. shairi ya 19. Petero ya mbere Petro wa kwanza igice cya mbere kipindi cha kwanza umurongo wa 19. shairi ya 19. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe birushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza mu gitabo ko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikagera aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabanurira mu mitima yanyu. Amen. Amagambo murayakunze, reka tuyasubiremo.
Wacha tuyarudi ndani. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe birushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Namwe wacu Yesu Kristo, abana bawe twaje imbere y'umubyeyi, twaje imbere y'Imana itimana, twaje imbere y'Imana ikemura ibibazo, twaje imbere y'Imana dukeshaho imbaraga. Niweho kabando kacu ko gucumbagiriraho, niweho gakoni kacu ko kurwanisha, niweho bendera ryacu ryo kunesha. Dukorere amashyi kandi uyu mugoroba udasanzwe kugira ngo kwa kundi watembereye abigishwa natwe udutemberere. Amateraniro yose arimo igifu kirahunga, amateraniro yo mu iteka Imana arimo ibibazo biragenda, amateraniro yose yabonetsemo ni amateraniro y'umugisha. Irehereze y'imyuka y'abateranye n'uwasize ibibazo mu rugo ubikemure. Ihereze imitima y'abateranye n'ufite ikibazo ukirangize. Ihereze imitima y'abateranye ubasha gushaka akubone. Kandi muri iri jambo nk'umugisha mwene data duhagararanye, nk'umugisha abaririmbyi, nk'umugisha abakozi bawe, nk'umugisha abasere n'abafurere, twese tubaye amateraniro. Ijambo ry'umuntu turaryanze kuko rizana urupfu, ariko ijambo ryawe ni karibu. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Na mwene data Mimi na ndugu ambayo tuko pamoja, tubasuhuje mu izina rya Yesu. tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mukomere mu Mana. Imalika katika mfalme wetu. Iyo umuntu ageze imbere y'Imana, Kama mtu anafika mbele ya Mungu, ikintu cya mbere kiranga yuko yageze mu kwishima. kitu cha kwanza kinamuonyesha kwamba amefika ni sawa na apata furaha. Nta muntu ugera imbere y'Imana ngo yifate ku matama. Hakuna mtu akifika mbele ya Mungu yeye ashike machafu. Nta n'umuntu ugera imbere y'Imana Kuna mtu akifika mbele ya Mungu ngo yifate nk'imfubyi. ajikamate kama yatima. Dufite umubyeyi witwa Yesu. Tunaye mzazi ambaye Yesu Kristo. Dufite Imana Tunaye Mungu ikora imirimo nge ntashobora. anatenda kazi mimi siwezi kufanya. Dufite Imana ikora imirimo y'abakozi batashobora gukora. Tunaye Mungu ya kufanya kazi Imana ikemura ibibazo, Imana ihabwa icyubahiro. Namwe murabyemeye? Mwemeye ko dufite Imana? Ntimukajye mugira ubwoba. Ndabigenza ibintu byakomeye no mbonaganahe. Oya, ntabwo byari byakomera kuko Yesu arahari. Nanjye nongere mbwira abateranye ngo Imana iduha umugisha hamwe n'ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Hagati yacu dukundemo abashyitsi bashobora gushyira akaboko hejuru bakadusuhuza, bamanika akaboko gusa, fanya mkono hivi, kwirengagiza ko njye nababonye. unajisahaulisha lakini mimi nimewaona. Tubakiye mu izina rya Yesu. Tunawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Somye amagambo y'Imana Tunasoma maneno ya Mungu meza cyane. mazuri sana, Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe, lakini tunayo neno iliyotabiriwa rirushaho gukomera, zaidi ya kuimarika. ariko muzaba mugize neza nimurya. Mutatenda mema wakati mutalikubali. Bene data bashiki banjye, Wandugu dada zangu, Imana yabonye ko nta bukungu bundi yaduha. Mungu aliona kama hakuna mali nyingine Iyo atatupatia. iguha indege yari gutura amahera yanyu. Kwa vyoe ngalikuangusha ndani ya bahari. Iyo iguha imodoka nziza yari kukuzimiraho muri highway. Ngalizimika ndani ya njia. Kandi niyo iguha abana benshi Kwa watoto wengi. bari barapfu bareba, Wamoja ukajya bari ibituro barapfuye. wanaisabuya makaburi walikuwa. Ariko Imana ibona ikintu Lakini tutazanyura. Mungu aliona kitu Ibona ko iduhaye ijambo ry'Imana. alitupa neno lake. Nubwo twapfa ejo mu gitondo tuzaba turiho, kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rirakomeye. Imana riduhaye ijambo cy'ukuri. Neno aliyosifa. Namwe mwemera ko Imana yatugiriye neza. Mungu anatendea mema wasi. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu riranduka, ni zaidi ya riruta umugore wanyu, zaidi ya mke wangu, riruta abana banyu, zaidi ya watoto wangu, riruta data, zaidi riruta baba, mama, zaidi mama, riruta imirima, zaidi mashamba, haleluya, riruta inzu, zaidi nyumba, riruta kwitwa perezida. kuitwa rais. Nubwo
ubona bakomeye, japo unaona wako nguvu, barakomeye n'abayesikoti sana, maeskoti wao bikanga imirindi y'urupfu. wanasikia sita, niyo babajyanye muri serikeri nta muyesikoti wahinduka, agenda ari kuri ari kwihanagura ngo hasi ngo nijye wa muyesikoti ngaho najye, none wamwajyana ko wakundaga. Oya, ni urugendo rwa wenyine, ni inzira ya wenyine, ni umushari wa wenyine, no gukorera Imana, no gukorera Imana wenyine. Umugore wawe ntimuzajya, abana ntimuzajya, n'abaturanyi ntimuzajya, ahubwo wowe uzafata inzira ya wenyine. Nongera mbwira abera ngo reka kurebera ko mucara, acha kuangalia kwa mwenye mnakaa pamoja. Yesu ntabwo nawe Basi akianguka na utaanguka basi. nagira intege nawe uzavuga ijuru ni iryanjye, ntawe turisangiye, ni iryanjye. Aleluya. Abandi batajyayo yewe nzajyayo, kandi bazasigara, ntabwo ni mugabane bazasigara. Yesu nashimwe, yatugabiye ijuru tumukurira ubwatsi n'izina rya Yesu. Aleluya. Iyo Mana yaduhaye ijuru, iduha ubugingo buhoraho, ni Imana yo guhimbaza. Bene data dufite ijambo ryahanuwe, ariko muzaba mugize neza neza. Ijambo ryahanuwe ntabwo riza rivuye kuri Didasi. Ijambo ryahanuwe riva mu biganza by'Imana, aleluya, rikaba mu biganza by'Imana, rigahabwa abahanuzi. Abahanuzi nabo bakarifata bakarishyira ubwoba. Imana yabipanze neza, kuko byanditswe ngo muri Mose 3:7, kuko nta Imana izakora itakibwiye, itagishuriye imbata zayo, abagaragu bayo nibo bahanuzi. Imana yaduhaye umuhanuzi mu gihe cya nyuma, abandi bari kwidagira, iyo bikoze ntihabwe icyubahiro. Baracyaca imigani, baracyaca imigani. Intware y'abana n'impongo imaze kumara n'impongo bigeze hagati birasebanye, maze ingwe iraza ngo ibarekonsiriye, ibahuze. Ingwe nayo birayinanira. Iyo ni imigani y'abasogokuruza. Ndashimira Imana duhaye umuhanuzi, itubwira ko abadive baguye, itubwira ko Gatolika yaguye, itubwira ko abagabo batazajyayo, itubwira ko amadini azasigara, itugabira ijuru. Iyo Mana ntihabwe icyubahiro, ndayihimbaje cyane, yarakoze yanyuma. Nashimye umusemwe ejo, ninasifia dada moja anambia eti Abisilamu bamereye nabi, wana wa Islam wananisumbua, wambwira imbabazi ukampereza umurongo wo kuvuga ngo Yesu niwe Mana. Aleluya. Yari mubi, yaje mubi, ariko abandi bamwemera, ariko abamwemera bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo gukorana n'Imana. Ntibabyawe n'inyama, ntibabyawe n'amaraso, ahubwo Yesu yabahaye izo mbabazi. Iyo Mana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ngo arambwiye impamvu ngo tujya dusenga ngo twubaraye twubamye, ngo umutungo w'Aburahamu nawe ngo yubamye imbere y'Uwiteka. Nanjye namubwiye ubwo ni ubwicishe bugufi, ariko ntabwo bisobanuye ngo bajye bigaragara ngo warahi wa kibaru. Bibiliya muhereza umurongo uri kuvuga ngo amavi yose, indimi zose zihamya yuko Yesu ari we Mana, Yesu ari Uwiteka. Bati ibombe nayikubita umwisilamu, nongera muhereza undi murongo uri kuvuga ngo n'ukuri ubwira ubw'Imana burakomeye, kubona Imana yambara umubiri, Imana ikaba mu ijuru, ikambara uruhu, ikambara umubiri, igaturana n'abantu, ikagendana nabo, igasangira nabo. Ubwira ubw'Imana burakomeye. Haleluya. Iyo Yesu Kristo niwe Mana, babyemera batari kubyemera, Yesu niwe Mana.
aha huyu Muislamu ntagaranye nasaza yamiheneranya kugira ngo bona ukureba ngo hano Angalia hapa. ndamubwira ati dada komera izi bombe ebyiri zonyine Bombe mbili zote mbili zirahagije ku Muislamu akaba yagiye akanda kamwe ka ekole de dimanche kapfunyika n'abadive 70. Umuririmbyi hano w'umukecuru yakwirukana abapentekoste 500 kubera iki? Ntabwo ari we Imana duhaye umuhanuzi. Bene data dufite ijambo rya hano muzaba mugize neza wakati mtahusika na ariko bimeze nk'itabaza ni muri cyacu iyo ryamuritse we ibyaha biragiye iyo ryamuritse we amahane aragiye iyo ryamuritse we ubuneburanyi bwagiye iyo ryamuritse ubugesera n'andi moko n'ubuzigaba iyo ryamuritse buragenda dufite ijambo ryahanuwe iyo rimuritse ibyaha biragenda. Haleluya! Iryo jambo muzaba mugize neza ntabwo ari toroshi sio tosha pana sio toroshi toke umurikira naangaza frere ndugu Simeoni rikamumurikira ariko uri hari inyuma ariko itabaza rimurikiye Simeoni rimurikiye na Didasi. Bene data ijambo Dawidi ati ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byawe. Nongere mbwira abana ngo muzaba mugize neza. Ni bangahe babyemeye? Mwemeye kubyitaho? Risumba umugore wawe n'ubwo yaba afite umusatsi ugeze hano, risumba amafaranga yawe, risumba amahawuzi, risumba ibikuyu, risumba kwitwa perezida. Iyayiguhaye tuyikomera mu mashyi. Niyo mpamvu umuhimbyi w'indirimbo yavuze ati turaba bose dufite imana nzima. Karekezi si uri bose, uri bose atari ibyo ufite bikugize bose, ahubwo turaba bose dufite imana. Nanjye ntabwo mwiheba rero, nanjye mwiheba demo ngo yewe demo we ni bose, niga satani ngo ni bose, n'uhoraho ni bose. Bahura ati tugaragara nk'abakene ariko dutungisha benshi. Ijambo ry'Imana yaduhaye rimeze nk'itabaza muzaba mugize neza. Nimurikira ahacuze umwijima bigakesha ijoro kugeza igihe cyo rizagenziza ya nyenyeri yo mu rututu izabandira mu mutima yawe. Amahane no gufatana mu mihogo bivaye. Iyi minsi rero Yesu yasinze ibintu birahindutse. Vitu inabadilika. Didasi kuna ni kuwamu oya ibintu birahindutse. Nimureke basinane nuko inyenyeri yo mu rututu itigeze ibandurira mu mitima yabo. Yabanduriye mu mutima wawe ndani ya moyo wajya guca inzara. haungelikata kipero. Yabanduriye mu mutima wawe wajya imbere y'igitwa cya byeri. Yaramburiye mu mutima wawe ntiwahambira ko kuvuga bene se. Yabanduriye mu mitima yawe. Iryo jambo rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro kugeza ryari inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mutima. Ni bangahe bebe ntibandura? Yewe wanyenyeri ntibandura mu mutima wawe. Nibandura mu mutima wawe amavuta azakuza. Jangira kuririmba ndi kumwe n'umwami Yesu ntabwo nza nikirema. Nibandura mu mutima wawe uzasimbuka imyenda iveho bagufata ngo dore umwami muzima nawe atumva ntabwo ndi kubyinira Sawuli ahubwo mbyinira ndamuzi. Dawidi burya yari yarabanduriye mu mutima we. Nanjye mbabwira ngo nibandure mu mitima y'abaririmbyi, nibandure mu mitima y'abasore bacu, urubyiruko rwacu. Iyo nyenyeri nibandura muzatandukana n'abisi. Mbega amagambo meza kubaganiza kwihutira nangwa se kwiga ku ijambo ryahanuwe gusohora, kwihutira gusohora ku ijambo ryahanuwe mu gihe cyawe.
kuharakishia ijambo ryanyu linalotabiriwa mu gihe cyawe. kwa wakati wake. Murabikunze? Mnabikubali? Ni amagambo meza Imana yabahere umugisha mu izina rya Yesu. Hari ubusimba bufite ubwenge. Kuna vidudu vinavyo na akili. Akambere kwanza ni ibimoni. Ni ubwoko budakomeye. Vitu ambavyo havina nguvu. Ariko muno bitewe n'uko imvura yashize. Ubu biri guhunika. Uko bizi ko ejo mu gitondo buzaca bucyanye. Kwamba itakuja habijui. Hari ubundi bwoko nabonye bukomeye. Uzabisanga mu gitabo cy'imigani. Ubwo bwoko ni buriya bwo bita ngo niyo bakiri ibitare. Inajenga nyama. Imperege nirari imiswa sinzi n'ubwo. Ni ukuvuga ngo bwibakira ibitare. Inajenga nyama. Ukawakubitamo ni bombe ntibiyandira. Ukipiga hata bombe haitapasula. Kubera iki? Ni ubwoko budakomeye ariko kuko buzirikana ibihe bigezemo ejo bikaba bizahinduka buhagaze neza mu mwanya wawe. Amen. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko budakomeye, yaba ibimonyo zaba zirandaranye nangwa se imiswa, ni ubwoko budakomeye ariko buzirikana ibihe bukamenya ko ejo birahinduka. Nongera ngira Imana ngo ibihe bizahinduka. Uri umusore ntabwo uzamenya, uri inkumi ntabwo uzamenya kubivuga, uri umukecuru ntabwo uzi ko bizahora. None uriho ejo ntabwo uzabona, none uravuga ejo uzabuze ukakivuga. Bazagusomya na ka fanta ubabwire ngo ngire n'ahasi. Inkoko wanze kugurira umugore wawe uzayibaga ari gusamba, azakubwira ngo ndikumva nkeneye akabuye. Akabuye nawe ukamuha kazanyura inyuma y'iminwa. Kubera iki? Ntabwo wazirikanye ibihe ngo umenye ibihe byawe byo gusohora ku ijambo rya hano. Ntabwo ariko bizahora. Abisirayeli bahawe ijambo rya imyaka 400 biriti 430 hatabuzeho n'isaha n'umunota bikorera inkono zishyushye. Iyo babimenye bari barazikorera, iyo bamenye icyo gihe bari barazikorera, byarabatunguye bazikubita ku mutwe. Uko niko kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo kuzatungura benshi. Ariko Frere Frank ari kuvuga ngo aho wahise wenye ulichagua ndio bazagusanga pale watakukuta. Iyo uri mu kampani ahantu wahisemo aho ndio bazagusanga. Iyo uri mu bapagani ibigufasha umwanya cyane aho ndio bazagusanga. Ndabwira barabina Imana ngo kuzirikana ijambo, gusohora kw'ijambo ryahanuwe mu gihe cyawe. Murabyemeye? Mwemeye kurizirikana? Biranditswe mu gitabo cyo kubara ibice 23 haranditswe ngo Imana ntabwo ari umuntu ngibeshye, kandi Imana ntabwo ari umuntu ngo yihane. Mbese ibyo yavuze ntibizasohora? Murabyemeye? Mwemera ko ibyo Imana yavuze bizasohora? Imana si umuntu ngibeshye, kandi Imana si umuntu ngo yihane. Ibyavuye mu kanwa kayo bizanasohora. Jona azapfa, Jona azaba atakiriho, Jona ni mubi, Jona ni munyantege nke, ariko Imana nkorera ni Imana y'inyembaraga. Ibyo yavuze bizasohora nta kabuza n'umunota ku munota. Ijambo ryahanuwe ryatumye bafata inkono bakubita ku mutwe, abana b'Isirayeli baragenda. Ko mwikoreye inkono zishyushye, reka tuzikorere n'ijambo ryahanuwe. Nanjye ndi kubona bari kwirukanka, ariko ubwo bagendaga bahura n'inyanja. Ya nyanja bahuye nayo Uwiteka ararindira, Uwiteka azarindira. Umufurere wambaye amateraniro Imana izarindira, umusere wambaye amateraniro abandi bazajya imbere, niyo barasigaye inyuma ijuru rizamurindira. Kuko byanditswe ngo ntabwo nshaka kumunyabyaha, ahubwo nihanganira bose ntashaka kumunyabyaha yarimba. Marayika arahagarara, reka ndebe uko bari kwambuka. Baragiye uwanyuma agisha
amushingura mu kirenge ya nkingi y'umuriro yabaga umuriro nijoro ikaba inkingi y'igicu mama irahindukiye ihagarara hamwe hanyuma rero abisirayeli baragiye marayika ahagarara hamwe reka mbwira abateranye reka gucika intege dufite marayika reka kwiheba dufite imana kandi iyo mana izahagarara mu ruhande rwawe izahagarara mu ruhande rw'ijambo iyo mana yawe nawe izahagarara mu ruhande rwawe murabyemeye muhagarara mu ruhande rw'ijambo imana izahagarara mu ruhande rwawe bagiye guhengereza basanga amafarashi basanga amagare byose byashiriye hariya ibimukurikiye byose ibikubuza amahoro byose ibigeragezo byose ufite bizagenda ubireba uzabishaka ubibure iyo yabisezeranije n'imana yo kwizera ahari bazaterana ariko sinzi aho bateranije bazajya inama ngo bakuvane n'umubiri kugeza n'igihe cyo n'abafurere bagenzi bawe bazajya bakwigaho byasafunze gutya wasungutse na Didasi arakinga ariko waje gukora iki mwasa niba wifuza ko Didasi yapfa wafashe inzira ugataha iwanyu ni kwa Kahini kuko Kahini ni umwicanyi iziko ni Satani ni umwicanyi ariko kwa Mana ni amahoro yamena ni haleluya maze kikaba kiri kudarabika kigakubita maze nkagira amahirwe mu mutima wawe waje gukora iki udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo uwanga mwene se ni umwicanyi uko yaba ameze kose aba mubi aba mwiza aba muremure aba mugufi akwima ibuyi ayiguha agwa karigazoke ayikwima nani menesco nongera mbwira rero ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo aleluya hanyuma rero marayika amaze guhagarara aho ngaho abisirayeli bashaka ibyabakurikiye byose barabibura uko niko nawe uzabishaka ubibure nzi ko uburwayi bwari bukurikiranye cyane ariko rindira isaha y'Imana Fred nama ari kuvuga ngo ahari wavamo ntabwo nakize ntabwo amadosiye yose barakemurira rimwe hari amadosiye gagera bakakemura none ejo hagera ya runaka igezweho ya Elisa igezweho ya Fred Venuste tuzakemura kwa gatanu Imana iri kuzunguruka ngo ikemure ibibazo bya buri muntu nongera mbwira abana ngo mwese ntabwo bazabikemurira ariko mwemera ko Imana ikemura ibibazo mwemera ko Imana iriho mwemera ko ishoboye mwemera ko ifite imbaraga mwemera ko ifite ubushobozi reka tuyikurire ubwatsi ntabwo nziheba rero kubera ifite Imana hanyuma Mose abonye ibitangaza yagiye kubona arareba mbonye ibintu ugiye kubabwira abanyamubiri ntabwo bazabana n'abanyamwuka umunyamubiri ubusanzwe niwe uzazana probleme mu bafurere n'abasere ariko umunyamwuka azihangana ntabwo wambana hano ntabwo wabashira ntabwo wambana hano ntabwo wabasi ntabwo wambana hano nubwo wabafite mbere hano ni kwa data haleluya haleluya n'aba bose kuva mbese rushaka no kugusinzira nta muntu wakuzanye muri mesaje kandi uzagukuramo abandi nibagwa songa mbere nibananirwa songa mbere songa mbere songa mbere yesu aje amahoro y'Imana abane namwe haleluya nta muntu wamamaye Mose abararebye deretswe Imana muze babwira ibyo mbwiye
umugabo umeze nkanjye, mwanaume kama mimi, umuhanuzi, nabii, kandi nzamukura hagati yanyu, kati yenu, muzamwubahe, muzamwumvire, utazamwumvira bazamuca mugongo. Mu Gifaransa bavuga ngo excommunier, kwirukana, kumufukuza. haleluya. Abanyamubiri ngo bose bari yari yabyeretse. Uko niko abantu bari kureba ijuru, abandi bari kureba isi. Ibyahanuwe byasohoye, abandi reka data barakataje mu byaha, bari kugenda bava mu bibi bajya mu bindi. Ariko Daniel ati haleluya, haleluya. Daniel ati icyo gihe genda witurize, ibyo bihe igihe byategekewe n'igihe bizasohoka. Ndi kubaganiza kwita cyangwa se kuzirikana ijambo ryahanuwe mu gihe cyawe. Abanyamubiri bagombye kugana akoze ibintu bose tugiye n'ibiki, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, imyaka 100, imyaka 100. Imana ireba kusana. Bene data, mutere gucika intege, Imana izarebe kusana. Intege nke zawe zifite isano, ibibazo byawe bifite isano, no kuza k'umwami gufite isano. Baje kubona Petero arisengesha na Yohana. Baje ku materaniro, ikindi kirama wama. Reka mabwira amagambo akomeye. Wacha niwaambie maneno nguvu. Petero yarahagaranye na Yohana, Mama pamoja na John. ariko ntiyambwira ngo icyo dufite turakiguha, ahubwo ati icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu, haguruka wigende. Iyo akirije kiriya kiremba, humura nawe izagutabara. Haleluya, amasaha azagera. None siko ntagenda guki, Mbona sitembei? harimo n'ibirema byo mu mwuka, Pofu ndani ya kiburi, mbona wa kiroho. hariho bakajorite bo mu mwuka, hariho abarashwe bo mu mwuka, Wenye wali hari abari kugendesha kagurukamo. Turacyari mu rugamba, bamwe baraswa mu nkokora, abandi bakaraswa mu maguru, ariko iyo duhamagaye we haleluya. Igice cya mbere umurongo wa 6, Abafilipi, iyo atangije umurimo mwiza muri mwe, haleluya, izawurangiza kugeza ku munsi wa Kristo. Ko nari ikirema se, hari ibirema byo mu mwuka, hari bakajorite bo mu mwuka, hari abafite akajisho kamwe, ufite amaso abiri, umunyamuka akakwitegereza, ufite akajisho kamwe, akandi warakarashye. Tujya ku materaniro kandi kaguru kagiye, hariho n'abakajorite bo mu mwuka. Iyo atabaye abantu, nitabara abafurere bacu, nitabara abasere bacu. Urugamba si urwanjye, ahubwo urugamba rwasenyera. Nyamara hari n'imiti yo kuvura. Niba wararashwe, ugomba kumenya ko wararashwe. Warasiwe he? Ramodi Galiyadi, uruguma rutakize. Ramodi Galiyadi kamuti w'amahoro. Uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Ramodi Galiyadi nta muti w'amahoro. Kuna dawa ya kuponya basi. Aya magambo ni amina. Maneno haya ni amina. Ni kubaganiza ijambo ryo kuvuga ngo kuzirikana ijambo ry'umuhanuzi neno la nabii no gusohora kwayo mu gihe kwacha kwa wakati wake. Petero na Yohana iyo maciro asimbagurika cyagomye kuvuga kiti yewe nahuye n'Imana, yewe maze iminsi ndi gusabiriza, ariko ibyo bankoreye n'abafere abantu bose baraza, watu wote wanaenda kuona baraza, wanakuja ntabwo abo kwifatanya namwe ntabwo bazaba. kiana nani hawatakosa.
bataje kuba abafurere hakuja kuwa wandugu, lakini wanataka kushirikiana na ninyi. Na mimi wako nasema niko ndugu. Unajua kama tukize nawe byize tunaamini basi kamushaka kwibyo nizeye bikabura yaje kwifatanya nawe kushirikiana na ninyi tu. Kondi kubona mukuza kwifatanya nawe nimeze biki kushirikiana na sisi ni vitu gani? Tekereza kandi twese kwamba ni sisi tunasimamisha ile Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iyo Mana arababwira none uwo Yesu naba nahise mumwambuzi mlichagua ule mnyang'anyi mwihitiramo baraba w'igisambo maze mufata umukiranutsi muramwica. Uwo rero niwe uduhaye ububasha bwo guhagurutsa kino kirema. Kandi mwibuke Mose yaravuze ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Urumva yuko byahanuwe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri 18:15 bisohoye hariya hirya mu gitabo cy'Amatendo. Ibyo byose byatewe n'iki? Imana si umuntu ngire n'ibyo yavuze izabikora. Iyo Mana niyo twizeye, abayikorera n'abayemera Imana irakora. Ni ukuvuga ngo Imana izasohoza ijambo ryayo kandi uzafasha Imana. Hakuna mtu atasaidia Mungu. Sio wafasha Imana. Utasaidia Mungu nini wewe? Urinde gufasha Imana. Wewe nani? Urinde kwinjira. Wewe ni nani Mungu? Urinde kwifasha mu mbaraga zawe. Ahubwo yo izasohoza ibyo yavuze nanone mu gihe cyayo. Icyo gihe byarasohoye ntibyasohoye. Umuhanuzi aravuga ni Zekariya. Yewe mukobwa w'i Siyoni, ishime cyane kandi unezerwe kuko umwami wawe aje aho uri ahetswe n'indogobe n'icyana cyayo. Imyaka irihinduriza, imyaka irihinduriza. Zakariya yarabivuze, bagiye kubona Yesu ari kwitembeza mu mudugudu yavukiye aho yararewe i Nazareti. Hanyuma Yesu abe aramanitse gatoya, akashuka kidogo, ageze aho hafi fika hapo baramubwira bati, bakamuuliza eti, abwira n'igishwa, akaambia wanafunzi, mugende mubwire umuntu ufite urabona muzana indogobe n'icyana cyayo muzane hano. None nibatubaza ngo tubitwaye he? basubiza mu iki? Mubabwire ngo databuja ari kubishaka. Imana ntabwo isabiriza, irategeka. Uri uwayo n'ibyawe byose, igufiteho uburenganzira bwose. Bazanye indogobe, wakaleta punda, bagiye kubona, babona bashasheho, wanatandika, bajya kurabona yitereyeho, amaze kwitereraho basasa imyenda. Hoziyana, 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 hahirwa, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Umuhanuzi ari kuvuga ngo Abayuda batangiye kubyirengagiza, ninja zo mu mugongo ziratanga ngo Hoziyana, Hoziyana. Bijya buterwaho iyo ubuhanuzi bwasohoye n'impinja ziravuga, bagasanga n'agahinda. Frere, mwibuke nini buvango ibyahanuwe mureke
humura ibyo Imana yavuze biraza bisohoka. Gutangira ibyasezeranijwe nuko wajya hano hanze bari basobanura ngo nshaka riva ubyangu byemera rinava. Haleluya. Ibyanuwe bimeze nk'umuriro. Ninde watara agatuza? Umuriro ndawutangiye. Uragutwika agatuza, utwike n'ipantaro yawe n'umwenda wambare n'umubiri wawe kubera kurwanya ibyasezeranijwe. Ibyahanuwe bene data, ibyahanuwe bashiki banjye, nimureke bisohore. Nikubaganiza ngo gusohora kw'ijambo ryawe. Iryo jambo rizasohora, ryarasohoye rizongera risohore. Amen. Amagambo murakunze. Amasaha rero yarageze. Hari mu gitondo cya kare bagiye kubona umuntu ari kuvuga inzira unakuza mu rurimi rwawe wakavuga Kilatini unakavuga Ikiyapani. Aba bantu bagenzi batera barabwira abatesi amasaha ya saa sita twasinze. Ibi ngibi mubona byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Ibyahanuwe nimureke bisohore. Bizasohora kuri bande, bizasohora ku itorero nk'uko Imana yabivuze. Nta mwanya dufite ngo tubisome, umwanya muboneka tuzayasomera, ariko byose birasohora nk'uko Imana yabivuze. Reka gucika intege, komera kigabo, ntihagire ugutera ubwoba. N'abademose n'imyuka mibi ntihagire ugutera ubwoba. Yabisezeranije niyo kwizerwa no kubisohoza izabisohoza. Hari ahantu twasomye w'iryo jambo ry'Imana mu gitabo bizaba rimeze nk'itabaza rimurikira hacuruzi, ariko hepfo ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. None bakabakundwa ijambo ry'umuhanuzi mwemeye kuryitaho? Mwemeye kuryitaho kumanywa na nijoro? Erega umwenda wawe urarebuka, ntabwo araguterana kuko ntabwo ufite akanya kawe. Ijambo ry'Imana ryahanuwe riruta imyenda yawe. Abana banze gusenga bananiwe bagesheje umutwe no guterana na biretse. Oya, iryo narababwiye ik'imigenzo ntabwo ikosa barikosoza irindi. Uhere none ubwo umugore ananiye mama mwihanganye kera ariko uyu munsi birahindutse. Kubita mu gahanga ino mpanga mumara kuyimena bazakujyana muri kasho, kuko nta muntu n'umwe ukosoza ikosa irindi. Abana b'Imana bakosoza ikiza ikindi. Abera b'Imana, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ijambo ryahanuwe rimeze nk'itabaza rimurikira hacuruzi umwijima. Muzaba mugize neza nimuryitaho. Kugeza ryari? Kugeza igihe yanyuma izabandurira imigisha. Ninde muntu wadusomera Yeremiya igice cya mbere? Yahageze umurongo wa 11 ngenda ashije gusoza. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 wageze nasoza. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 reka twasome mu izina rya Yesu. Witeka dore mushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, Yeremiya we uzi iki? Maze ndavuga nti ntuzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati wawe neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Imana rero ni Imana igomba gusohoza ibyo yavuze. Ibyo yagambiriye mu kanwa kayo kera nta kabuza bizasohoza. Yohana yateguye inzira z'Umwami Yesu, nta muntu wigeze amwongorera. Yego jya mu butayu. Oya, afite imyaka 8 Yohana yuzuye umwuka we ajya mu butayu, aza ari gutegura inzira z'Umwami Yesu, kuko burya
amavuta ngo ngwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri njye ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imitima, imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu z'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu Umwami Imana hari imbabazi n'umunsi Imana yacu izahurira mu ijuru, no guhoza abarira. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo habeho bahereko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo biheshe icyubahiro. Amen. Ayo magambo Yesaya umuhanuzi ati yayahanuye kuva aho yahanuriye yasohoye hashize imyaka 720. Imyaka 720. Rimwe na rimwe usanga abantu ngo Yesu ngaratinze kuko se ngo ngiye gutwasa bambaye Yesaya umunsi imyaka 1000 ni umunsi kama siku moja mbele ya Mungu. Bigaragara ko mwewe kandi umushaje hano abasaza bari hano baza hano amasegonda bari bamara hajamaliza hata segonda ulimwengu. Imyaka 1000 umunsi siku moja natangaye nabo bose bateranye hakuna mtu alimaliza wahi kumaliza siku moja. How old are you? Ati una miaka ngapi? Miaka 100. Ukagira ngo umusaza ro mbakomeye nta nisegonda wari wamara. Akumana nta segonda yerekana ngo abayo Imana irabazi, abayo yarabatoranije, abayo yabamenye kera, abayo banditse mu gitabo. Umubare wabo utari wuzura iyi message ntabwo yahagarara. Hari igihe yaba ari no mudi Imana ikareba ko saba bazamuye kandi witwa Nyirabitaro aracyari mu dini oya kabendini y'amazone. Ugomba kubona n'umuntu atisinde yiwereye ikiyoga ariko kuva hasi kumbe Imana iramurindiye kajya ugatuka Imana iramutegereje. Ntabwo imibare yawe ari imibare y'Imana. Abazajyayo banditswe kera Imana irabafite ntabwo hazaburamo n'umwe. Murabyemeye? Ariko nanjye ndimo nawe urimo Imana gutoranije ihambaye icyubahiro. Rero ndakana kuvuga dufite ijambo ryahawe. Yesu rero amaze kugeragezwa na Satani amanutse gatoya arageragera muri Musina bagiye abayuda araba mu mpera z'umuzingo w'igitabo bacomora umuzingo w'igitabo cya Yesaya byaba niyo bababwira ngo bamudushakire igitabo cya Hoseya aba muri Bibiliya arabigeze gusoma igitabo cya ushakire mu gitabo cya Aburahamu aba muri Ibrahim akwenda ndani ya kitabu cha Biblia. Hari umutozi wigeze kubaho turasoma ibyanditswe byera biri hagati y'isezerano rishya n'iryakera. Bandugu yangu abantu bagiye bari kubiwa igitabo kiri hagati igitabo cyenye kwa hagati y'isezerano rya kera mu hagati y'ikire watu basi urakoze fre n'urupapuro ruri kubusa mikatasi yenye kuwa kwa abantu bo mu gitabo cya Ibrahimu Yesu ntabashaki hajye tukatubwira ngo tamuriza wadusomera hano sema kareba oya Imana ntabwo ari gutyo. Imana yo yafashe umuzingo ibiguye muri Esaya 36 umwuka w'Uwiteka ari kuri yaje kubwiriza abagwaneza kumenyesha umwaka w'Imbabazi no kumenyesha ibi byose bisohoye mu maso yacu. Arangije arakizinga asihereza umurinzi ale genda ubike yabwira
rya Yerusalemu isakira Yerusalemu hanyuma barayisenya imyaka 70 haza umugabo witwa niyo muntu wa mbere wakoze intera hamwe arica abayuda. Kina n'umugore wawe, kina n'ingoma yawe, kina n'ibyo bifite byose, reka gukina n'ijambo ry'Imana. Ujya ukina na mwene wanyu muturanye nibigera kuri kuko hari igihe kizakina wakinishira ijambo. Ni umuntu wahangara kubeshyira hano ku gicaniro ukanganya hapa kwenye madhabahu nakakorera amapolitiki hano ugakora amapolitiki hano yo gusenya imitima y'abantu bateranye. Imana izagusenya nta kabuza. Ibyo urimo byose Imana izabirwanya kugeza igihe uzasigara ubuzima. Kubera iki? Kina na John ni mubyara wawe, kina na Gerard ni so ni nyokorome, kina na Didasi ni murumuna wawe. Reka gukina n'ijambo. Ijambo ry'Imana ni ijambo ryo kubaho. Abantu barigeraho bagatitira n'abandi bagwaga n'imbere none se ko bataguye bagasubire yagiye wakwicara n'umuntu wipfiriye kera kandi aterana ubose nk'umuntu wahangana gufata uburozi akabahereza mwene se wavuga ngo hari n'umwe isumbiye nyinshi ubose umuntu wanga mwene se akanga mushiki we ngo ntibazasangira babahuza batabahuza. Abo bantu bari kujya mu ijuru n'abandi bari kujya mu ijuru. Ndabwira bene b'Imana ngo kina n'ibindi reka gukina n'imisazi. John mwamamaze mujyane Kentucky mujyane John wewe integeza John zamamaze ariko mugera mu jambo ry'Imana kingi jambo ry'Imana riranduta riruta umugore wawe riruta abana bawe byubahe. Haleluya. Birimo muzuko. Haleluya. Birimo kuzamurwa. Haleluya. Birimo amavuta. Haleluya. Birimo byose Imana tuhereza icyubahiro. Birimo ndari kijya cyane kandi nijana iki gitabo nicyo kizagucira urubanza. Uzahagarara ibi ngibi bizagucira urubanza kubera warabyumvishije ntiwabishyira mu bikorwa. Nongere mbirebere b'Imana ngo iyo abivuze niyo kwizerwa no kubisohoza izabisohoza. Mureke gukina mu mesaje, mureke amagambo y'amazina, mureke ibintu byo gusebanya, mureke ibintu byo kurwana, mureke no kurwanira n'ingoma. Ingoma kandi z'Imana ni zawe, izi ntebe ni zawe, wayagura intebe iwawe. Mureke gukinisha ibintu by'Imana kubera Uwiteka Imana umunsi yarakaye azakora igitangaza. Ndabwira bene b'Imana ngo iyo abivuze niyo kwizerwa no kubisohoza izabisohoza. Amasaha ageze rero umuntu Didasi kugahata kaguye imitwende kobera nekuna umwami wanjye oya ndi umukunzi wawe. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Haleluya. Abazajya mw'ijuru n'abantu bavuga rumwe, n'abantu bareba neza, n'abantu bahuje n'umutima. Muramuzi ako gatebe wicayeho marayika umunsi umwe azagafata agahendure, ntabwo kazagwa hano kazarigita. Uzajya ikuzimu aho batazazuka. Tubwire abafurere amagambo meza, tubunze inkuru z'abafurere nziza n'iz'abafurere nziza. Acha maneno yako ya Mungu. Reka amagambo yawe yo mu kanwa kawe. Tazibuka uhagararanye n'umurozi murozi wabazi igikona tuna kunguru ume nawe wararogesheje akanwa kawe ko mushyizamo n'umurozi se
ntazi ko baroga nawe waroze imitima rero uwaroze imitima niwe murozi mubi ugenda wangisha abafurere abandi ni umurozi mubi mukubona ute muri Afurika bari umurozi w'igihugu kandi uzapfa nta kabuza kuko Imana izabisohoza nk'uko yabivuze. Haleluya. Nabasoma murongo uri kuvuga ngo ibyo wakoze bizakugaruka nibwo uzarira no guhekenya amenyo uvuga ati yo menya we azaba ari impitagihe ariko Imana yacu izasohoza ibyo yavuze. Bene data bakundwa, mu gusezera kwanjye nari ndi kubabwira ngo kwihutira ijambo ry'umuhanuzi gusohora kwaryo mu gihe cyacu. Jenoside yakorewe Abisirayeli wari uzi ko bageze mu Buganda? Uzi ko Abisirayeli bageze mu Buganda? Hano Kampala Abisirayeli barahageze, maze ya Manda muri ya 48 wa mwaka wabo ugeze. Imana ni Imana yibuka. Komera ku rugamba, reka gucika intege. Iramutangije umurimo, izakubana mu ntege nke, iguhereza imbaraga. Unashobora no kuririmba se? Yewe umva ku banyantege nke njye wawe ntabwo ari wowe wihamagaye, iyaguhamagaye irakuzi. Haleluya. Iyatabaye Abisirayeli nawe uzagutabara, kuko byanditswe ngo nzabavana mu ntege nke bahereze imbaraga. Iyabivuze si John, ntabwo ari Obedi, yabivuze n'Imana nzima. Bano bagabo bose nabo mudakeka, bamwe bazahanura, abandi bazerekwa, abandi bazakora ibitangaza, ba Elisa bazakora n'ibindi. Iyo yabivuze ni Imana itabeshya. Mwanyemera nkavuga ijambo. Hari abantu bajya bareba ku masaha, mutere kujya muyobora umwuka wawe. Baradukeresha, mujye mwihangana. Niba hari ijambo ryo kubafasha, mujye mureka umuntu arivuge. Hano ntabwo umuntu yikoresha, aba afite indi mbaraga imukoresha. Nongere mbabwire ngo igihe kizagera Imana izanyibuka, nawe uzakwibuka. Nawe ababyemeye mu mutima Imana nibiruke. Haleluya. Wemeye kwibuka, kubali ukumbukwa, Imana nawe uzakwibuka. nawe Mungu akukumbuke. Dusaba Imana izakwibuka. Sasa Mungu akukumbuke. Haleluya. Perishani Imana izakwibuka. Gerard Imana izakwibuka. Obedi Imana izakwibuka. Olive Imana izakwibuka. Benuse we n'abaririmbyi mwe amasaha arageze, ibyawe ni wowe. Mureke bisohore, mureke bisohore. Uzatangara, utashangaa. buno ntabwo wari wabimenye. Leo baada hujajua. Ariko se n'ibigo uzamenye byabereye. Jua wakati basi. Uzakunda abafurere. Utapenda wandugu. Na karigazoka wahise Ndani ya kitanda, chini ya kitanda. Karibu. Hariye. Hariye n'abantu babisambu bakaba babisambu ku nyama. Amaze kujyana muri wese. Ndani ya wese. Mbega ubujiji. Ona ujinga. Murahodi. Jambo. Amazi. Izo nyama zawe wabona nizizakukana. Zile utapata. Harya umuntu mudasangira ibishimbo bya hano, muzasangira vino yo mwijuru. Ibi byose muzabisangira. Umuntu wanze ko musangira hano ibirayi muzasangira mu ijuru bya data twese. Bizakunda. Bene data, ni mureke aho karimbo Elisa kadushirira aho kavuga yahatuwe kayi birasohora kandi mu gihugu cyacu. Kumbe safari Korumeza vile iko hariho kunyerera na kuteleza, kubita amavi hasi, piga magoti, gakomeza naendelea. biranze Inakatala. ariko
ariko Mukristo lakini Mkristo we yahuye n'intare. yari kutana Kristo ati oya, sasa pana iyi mesaje mwirema mwenyene, yewe mwigendera amahoro, ibyo byiza Imana yabateguriye muzabihabwa. Agiye kumva yumva ijwi riramubwiye Mukristo we, reka gutinya, za ntare ziraziritse. Nanjye mbabwire ngo ibatera ubwoba iraziritse. Nta kibazo na kimwe, nta demo n'imwe izakuzanira. Niba waratoranijwe ariko kama ulichaguliwa, utaratoranyijwe ndakurangiza. ulichaguliwa, Niba waratoranijwe kama ulichaguliwa, igihe kizagera. wakati utatimia. Nataka Dufite marayika ari kurimbisha umugeni, ari kuvanaho ibizinga byose, ishyari, amahane, intonganya, gukururana, gusebanya, imijinya, ubugome, imitima mibi, imitima bidahindutse, imitima bimeze nk'iby'intare. Watetse iki? ulipiga nini? So wanakiteshera wajya mu mafi. Wenda kikoni Icyo gitima ki ila moyo wake marayika ashinzwe guhanagura byose, azamwishyira adafite ikizinga cyangwa umunganyari. Iyo bikoze neza ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Notoroje Abisirayeli bagera mu Uganda, baramanutse bashinze idarapo ryabo, ibendera ryabo. Nanjye ndi kubona ariko bafite ibyishimo bingana bityo, bararizamura batarika ujimane Mungu. yino mesaje wize Hii ujumbe ulioyaandika ntabwo ari wowe wayishyizemo, wewe uliziweka hari Imana yiguteretsemo. Iyo tu izakumara hano humane byose yote kugeza igihe uzabera mu isi. mpaka wakati hapa vizuri. Wacha aache nimekosa kitu na Uriko hino telefone unaona simu hii ntabwo yavuye mu ruganda isa gutya. haikutoa ndani ya kiwanda. Hari ibintu bateranyije bakana basukamo ibindi bihinduka telefone. Unageuka kwa afisi. Ni Mike ntabwo yavuye mu ruganda, yagiye mu ruganda babanje gukora kano wenda baratoka icyuma kiba mu mushomisho kikabamo icumu nangwa n'ibindi cyamanje gutwikwa n'umuriro. Natwe dufite ijambo ry'Imana rigomba gutwika kamere tugahinduka abana b'Imana, Imana ikatweza tukabona tukazamuka. Birangaye bishimiye ko Yesu araje nta kabuza, byangu byemere Yesu araje. Niyo ndirimbo yacu, aho muranyurana hose naho muri munyure muvuge ngo ibyahanuwe byasohoye, Yesu araje, nta na kimwe gisigaye. Noneho aya masaha rero ikiri kubyiganiraho ni Yerusalemu yoni. Frere Frank yaranditse aravuga ati hari amadini atatu akomeye ku isi. Idini rya mbere ni idini rya Isilamu, irya kabiri ni irya Gatolika, abandi ni Abayuda. Izo za mosike zose ubuhanuzi buzabaha kuko ari batatu. Umuhanuzi ati Nabii eti katirudilo PSRT. Siko byanditseje jana sibira binaandika PSRT. Nibazavuga ngo n'amahoro ni salama. ngo la ruine lesile plan. Niho bya bindi bizabatunga, ibise bizabatunga. Bitewe n'iki bamaze guhana ibiganza. Kubera iki bari kubyiganira Yerusalemu ngo bariho bubaka. Umwe ni Gatolika, undi ni Umuyisilamu, undi nawe ni Umuyuda. Ariko Yerusalemu Bibiliya iti izaba igikombe kizinze, igikombe yakurewesha watu wote, kidandabiranya amahanga. Buri muntu azajya asomaho dandabira, asome
ndabirana ndasomeho Iraki isomeho ndabirana ibihugu bisomeho kugeza igihe impande zasohoze ibyo yavuze yale aliyoyasema. icyo bazaba bari kwirukankira ni iki? Ni ukubaka hariya mu Yerusalemu Jenga pale uriya murwa mukuru ile mji mkubwa. kandi Pia Biblia iti Biblia yetu izababera itakuwa ibuye riremerera amahanga ya mataifa. uzahagahangara kubihobera wese bizamumena agatuza Mpasua kifua. aho bari guhikisha ngo bubake rero Wengi wanakimbilia kujenga. bamaze gupanga ukuntu bari buhure n'ukuntu barubaka nibamara kubaka uzumva nk'inyubako yatangiye bazaba bamara umupanga Atakuwa mpumbavu. ntabwo baziba ku rusengero tukiri hano arevema yasohoye ibyahanuwe byasohoye intambara muri kumva zose nizo gusohoza ubuhanuzi mbifurije imyiteguro myiza iyabisezeranije niyo kwizerwa no kubisohoza izabisohoza hajya muri nge umwana asezeranije ibiki Mungu aliniangalia yambwiye ko nzahabwa imbaraga yambwiye ko nzahabwa imbaraga none mbere nazaba zivuye abera b'Imana abumvishije amagambo Imana yibanze mu gihe bigeze igihe cyo none buri muntu wese kila mtu yoyote agomba kuyereza Imana apashe kujitakasia Mungu ibihe byo byaraye sababu wakati umekwisha. ntabwo ari igihe Sio wakati cyo gufibana na Yuda ya kuzozana na Didasa, pana ahubwo ni igihe cyo kwingana na Yuda siku ya kujiunga naye, ntabwo ari igihe cyo kurwana ya kupigana, ahubwo ni igihe cy'ubwiyunge kujiunga ibyo byose muzajya mugenda mubona n'ubuhanuzi ni unabii. abana barananira batakunanira si ubuhanuzi Si ni unabii basi. ubugome buzagwa Basi itazidika. mbese ubugome ntibwagwira Basi itazidika. buzahera ni wowe rero Tatenda kwako. ariko noneho Lakini sasa nongere mbwirabera ngo Imana izasohoza byose nk'uko yabivuze kama vile yalivisema. ijambo ry'Imana Neno la Mungu rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima rigakesha ijoro kugeza iyi nyenyeri izabandurira mu mutima mwemere ko iyo nyenyeri y'abantu ikabandurira mu mutima wa buri muntu wese ibihe birashize ibyahanuwe ntibisubireke bisohore amahoro y'Imana abane namwe shalom shalom Elisa nihute atubwire ngo ibyahanuwe nimureke bisohore byange bikunde byasohoye byange byemere Yesu araje amahoro y'Imana abane namwe